hari n'indi bita BITSEC tariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize ni tariki ebyiri z'uku kwezi uyu mwaka RIB yafashe uwitwa BAGIRE EUGENE na NKURANGA AIMABLE bakurikiranyweho ubwambuzi bushukana nabwo bifitanye isano no kwifashisha bifitanye isano no gushishikariza abantu gushora amafaranga muri iyi kampani ya BITSEC babizeza inyungu z'umurengera. Naho ku itariki ya 2 Mutarama 2023 RIB yataye muri yombi abagabo babiri uwo bita BAGIRE EUGENE n'undi witwa NKURANGA AIMABLE bakekwaho ubwambuzi bushukana bufitanye isano no gushishikariza no kwizeza abantu inyungu z'umurengera bashora amafaranga yabo mu byo bita cryptocurrency ya BITSEC. Abantu benshi ngo bakaba bari barizeye iyo company bise BITSEC ngo bagashoramo amafaranga atagira ingano ndetse bamwe bakaba bari bagiye bayaguza mu mabanke hanyuma bakaza bakayahereza abo bagabo bakayashora mu cyo bise cryptocurrency BITSEC. Ndetse RIB bikomeza ivuga yuko abo bagabo bitwaje social media cyane ngo ho bakururaga imitima ya benshi ngo bari bafite YouTube channel bise ubukire nyabwo ngo bakurikirwaga n'abanyarwanda benshi cyane ndetse babashishikariza gushakisha aho bakura amafaranga yo kuza gushora mu icyo bise BITSEC. Ngo niko byagenze rero abantu baritabiriye rwose bamwe baguza amafaranga mu mabanke abandi baguza abavandimwe n'inshuti hanyuma baraza barayashora. Mu gihe rero kitageze ku mezi 3 abantu bashoye amafaranga yabo abo bagabo bahise bafunga imiryango. Bamaze gufunga imiryango rero abantu baratabaje batabaza RIB ngo nibatabare. RIB rero yagize kubatabara abo bagabo bata muri yombi. Hari n'indi bita BITSEC tariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize ni tariki ebyiri z'uku kwezi uyu mwaka RIB yafashe uwitwa BAGIRE EUGENE na NKURANGA AIMABLE bakurikiranyweho ubwambuzi bushukana nabwo bifitanye isano no kwifashisha bifitanye isano no gushishikariza abantu gushora amafaranga muri iyi kampani ya BITSEC babizeza inyungu z'umurengera. Aba bantu ubu bari gukurikirana amayeri rero bakoresha aba bantu hari mu kwamamaza bariyamamaza ngira ngo abantu baba bafite platform zikurikiranwa cyane zifite abantu bazikurikira ari benshi ujya kubona ukabona nk'aka message ari kuri Twitter ari kuri Instagram ari kubitaho ngo ngewe nungukiye muri ibi bintu n'ubu buryo babagira none uyu ubaye interest ugakandaho ukareba bagusaba ngo nawe uyandikishe. Yego, hari n'igihe link ushobora kuyoherezwa n'umuntu uzwi muziranye ukuvuga ngo ushobora kubishishikarizwa n'umuntu muziranye uwo muntu muziranye akavuga ati rumva ndwiyango ubu ngubu hari ahantu hari amafaranga hari ahantu hari akantu abantu basigaye bashora bakabona yangaye kuko we yabikubwiye kuko we yashoyemo ariko bamuhaye akazi ko kuzanamo abandi. Yego, ari kukwinjiza mu kuko arakubwira ati nushora yangaya uzajya uhabwa 15% ariko nuzana undi muntu uzajya ubona 5%. We agatangira kubibonamo business plus ayo yashoyemo akirirwa umujyi wa Kigali yirirwa yiruka urumva no muntu kugira ngo agukureho inyungu ya 5% ashobora no kukubeshya. Yego, ugasanga rero bagusaba gushora amafaranga ukiyandikisha bagusaba kwiyandikisha ngo kugira ngo bakwereke ko ibintu biri serious ngo bring your ID bakazana ID yawe ngo n'amafoto abiri ya ID yawe bakagukora ngo icyo bita wallet. Wallet none barangiza bakavuga ngo shora amafaranga bakakubwira ati nushora amadolari 10 bahera ku mafaranga make kugira ngo udakuka umutima. Izo ni strategy zo kugira ngo bakurure umuntu ngo hagati y'amadolari 10 n'amadolari 90 uzajya wungukirwa 20%. Ukareba ukavuga ngo uzikora amafaranga si menshi nanjye ariko ngiye nunguka yangaya nta kibazo.
ndi no gukora kandi kazi kandi barakubwira ati yanagemo we gusa uzajya ubona kuri konti yawe bakongera ati amadolari 100 hagati y'amadolari 100 n'amadolari 900 ni 30% hagati y'igihumbi n'ibihumbi 4 ugasezeranywa 40% hagati y'ibihumbi 5 ubwo ni miliyoni 5 kandi abantu barazitanga ngo uzajya wungukirwa 50% kandi izi nyungu bazivuga buri cyumweru kuri miliyoni 5 kuri miliyoni 5 ukungukirwa 50%. Ubwo nangaye ni menshi cyane noneho usibye kuba umuntu ashobora kujijwa uwo muntu abakora iki inyungu imeze ityo abakora iki abayakura mu bandi bameze nk'abo icyo bakora rero urumva iyo abantu babaye benshi agenda ashishikariza abantu buri cyumweru koko nk'igihumbi nk'amadolari 1,000 cyangwa miliyoni ashobora kuyakwirakwiza mu kwezi mu bantu benshi cyane ubwo abo bantu benshi nabo bakaba babonye ko bya bintu ngo birya koko bizana inyungu nabo bakaba bagiye gushaka abandi bantu urumva ko iyo ni imitwe bakora abantu noneho rero ibyo ngibyo ugasanga abantu iyo amaze kuguza amafaranga menshi ubona amaze kugira amafaranga y'abantu benshi agira atya akabifunga izo ni ibintu abantu bagenda bagwamo cyane kubw'ibyo RIB rwose ikabwira abanyarwanda ko bagomba kubanza bagashishoza umuntu nakubwira ahantu uzashyira amafaranga bakakungukira ugomba kubanza ugashishoza kuko amafaranga ubone ngo kugira ngo aboneka ari uko umuntu yakoze ntago wakwiyicarira ngo amafaranga ngo aragukorera ibyo bintu ntago bibaho ikindi yiyamye abanyamakuru bagenda bahereza ibiganiro abo bantu b'abatekamutwe bakora ako kazi ko kwambura abantu amafaranga yabo maze ngo za YouTube channel n'abandi banyamakuru bakagenda babamamaza aho yagaragaje urugero nk'abantu ngo berekana ngo abantu ngo barafatanye ngo bararyamye ngo barafatanya ngo hanyuma ngo haza umuntu ngo bakozaho akantu ngo barafatanuka ngo none ngo dore nimero ngo y'uwo muntu ngo bafatanuye ngo hanyuma ngo muzamushake ngo namwe azabarangira umuti ngo umuntu wawe nazi gusambana ngo ajya afatana n'uwo basambanye hanyuma rero ngo uwo muntu akakujya utwawe kandi ibyo bintu ntibizigere bibaho RIB yavuze yuko abo bantu yabashatse koko ngo baze ku ibyo bintu ari ukuri baravanga ibyo bintu babikinnye babahaye amafaranga Banyarwanda rero murakomeze mube maso rwose ibyo bintu ntago ari ukuri ni imikino abantu babakina imeze nk'ikinamico ariko igamije kugira ngo ishuke abantu maze babateka mutwe babarye udufaranga twabo Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry atangarije abanyarwanda ko kuri ubu icyaha cy'ubutekamutwe n'ubwambuzi bushukana gikomeje gufata indi ntera ndetse RIB ikaba yagihagurukiye cyane ku buryo budasubirwaho ikaba isaba abanyarwanda bose kuba maso abo bantu ntibakomeze kubatekaho imitwe cyangwa ngo babashuke naho bimaze kugaragara yuko harimo abantu bitwikira imbuga nkoranyambaga za social media kuri za YouTube channel hanyuma bagashishikariza abantu gushora amafaranga yabo mu byo bita ibimina cyangwa mu byo bita kampani za online babizeza inyungu z'umurengera ariko ntibazibahe abantu bamara gushora amafaranga yabo hanyuma rero abantu bagahita bafunganga imiryango y'aho bakorera bakabatwara amafaranga abambuwe n'abo batekamutwe bagashora amafaranga yabo bakaba barayabuze bari kurira mu myotsi tubabifurije kwihangana rwose turabihanganishije mugire kwihangana nuko ku isi bigenda ahuye n'igisambo arihangana kiba kimwibye wambuye no wazi ntatingata iyo business akora maji afite ni yihe ituma yunguka gutyo yakungukira abantu bose amafaranga yari amaze kugwira aratoroka abonye ko batangiye kumugeza mu butabera aratoroka ibyo ni ibintu byagiye bigaragara uyu rero na Kavalon na BITSEC wasangaga bashishikariza umuntu kwishyura nk'amafaranga 22,000 cyangwa 65 130 bakaba bahabwa inyungu y'155%. Aba rero bamwe bafashwe nko muri Kavalon abangaba n'aba agent nagari bahagarariye no sabade bahagarariye ngiyo company
ariko wajya kureba muri RDB ugasanga yandikishije ku mazina ye. Wareba company yayandikije kuzakora ikingo advertisement, ugasanga ibyo yandikishije muri RDB n'ibyo akora biratandukanye. Abanyarwanda bafite amafaranga angana gutya yo gutera inyoni. Ni iki kibari, ni iki kihishe inyuma y'ibi bintu by'uko ni gute umuntu, n'ikindi navuga, ntabwo aba bantu besikuruka, ntabwo ari abaturage nk'uko mutekereza, ni abantu b'abanyamujyi basobanutse, bize investment, bize finance na accounts, bize n'amategeko, abitwa ba Kavalon. Nk'ubu tariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize, RIB yafashe uwitwa Amizero Gloire akurikiranyweho ubwambuzi bushukana bufitanye isano n'ibi bikorwa byo gushishikariza abantu gushora amafaranga muri iyi kampani abizeza inyungu